Haleluya. Turongeye kandi kubakira mu materaniro yacu yo kuri uno munsi muri kano kagoroba. Turabahaye kaze kandi haleluya. Turabashimiye mwese mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana kuri no muyoboro wa IM12 TV. Tubahaye kaze, mwongere kandi muhezagirwe, mwongere kandi munyugwe. Rero turanahimiriza abantu batarakora subscribe bayikore, babashe kubona ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bitandukanye. Ndizera yuko muzohezagirwa. Rero kaze abakunda Imana mwese aho muherereye, turabahaye kaze muri ano materaniro yacu. Turanahaye kaze abagenzi tujana mw'ijuru. Kaze rero muri ano materaniro. Turanaha kaze umukozi w'Imana Pastor Eric Mugwaneza ngo dushire atubwire ico Mwuka Wera yamushize ku mutima. Reka dusenge gatoya mbere yuko twakira ijambo ry'Imana, hama duheze twumve ico umukozi w'Imana aza kutuyagira. Yesu Kristo Mwami, turi imbere yawe, turagushima, tunaguhaye kaze muri uno mwanya. Turakwinginze nguze ubane natwe muri kino kibanza, uhezagira umwe wese ari hano, uhezagira wese ari kwararaba muno butumwa, uhezagira wese agiye gukurikirana rino jambo ry'Imana, rimuhezagire, rimuhindure, rimwubake mu izina rya Yesu Kristo. Unasiga amavuta umukozi w'Imana agiye kuriduha, ntaba ari we avuga ariko aba ari wewe uvugira muri we. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze, amen. Reka rero nakire umukozi w'Imana Pastor Eric Mugwaneza aze atubwire ico Mwuka Wera yamushize ku mutima. Kazi. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abo twabanye kuva ku isasa kenda ku masaha mu Rwanda, mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana ibaha umugisha. Turashimiye abadufashe muri Louange na Adoration, nabo Imana ikomeze basige amavuta kandi Imana ikomeze umugisha. Abo turi kumwe ku mbuga z'abakunzi Imana, twagize ibihe byiza, namwe Imana ibaha umugisha. Rero reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Abadukurikiye kuri televiziyo IM12 TV, Imana ikomeze ibaha umugisha kubwo kurikirana ubutumwa bwiza, uko turazi neza yuko Imana ikorera ibimenyetso n'ibitangaza hano kuri uyu muyoboro. Turazi ko Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza ku mbuga zacu z'abakunzi Imana, kuri free conference, kuri Instagram, ugiye no kuri TikTok naho wahadusanga, wakurikirana ijambo ry'Imana kuri Facebook. Uburyo bwose bushoboka kugira ngo dushobore gusakaza ijambo ry'Imana ku isi bwose tugomba kubukoresha kubw'icyubahiro cy'Imana no kubw'imbabazi z'Imana no kubw'urukundo rw'Imana. Turi mu isi ya digitale, turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi aho internet yahinduye ibintu byose. Inshuro nyinshi dukoresha amatelefoni, dukoresha amakompyuta, dukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, tuba ku ma internet, ariko ugasanga 90% y'ibyo tuhasanga, y'ibyo tuhakorera ni ibintu by'amarangamutima gusa, ni ibintu byo kwishimisha, ni ibintu biri aho ngaho, ariko mu kuri ibintu byubaka ubugingo bwacu ni bikeya. Niyo mpamvu rero twebwe nk'abakunzi Imana tugomba gufata iya mbere. Uru rugamba ntago ari urwa Pastor Mugwaneza Eric wenyine gusa, ntago ari urw'abayobozi b'abakunzi Imana bonyine gusa, ahubwo nurwa abakunzi Imana twese. Kurwana runo rugamba rwo gusakaza ubwami bw'Imana ku isi dukoresheje iri koranabuhanga. Twebwe dufite amahirwe atandukanye n'aba Petero n'aba Paulo bafite. Mu gihe cyabo ntago bashobora guhagarara muri Isirayeli ngo babwirize abantu bari mu Rwanda cyangwa se bari muri Afrika y'Epfo, ariko twebwe dushobora guhagarara muri Kenya tukaganira n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, bari ku migabane itandukanye, kandi icyarimwe
turashobora gusengera hamwe, turashobora gukorera Imana hamwe, turashobora gutangira amaturo icyarimwe, turashobora nuvuga ngo turi mu isi yamaze guhinduka umudugudu. Kuvuga ko nta rwitwazo ruhari rwo kuvuga ngo wenda sindabona visa ngo njye muri Amerika, sindabona visa ngo njye muri Australia. Birashoboka yuko wabwiriza abantu bari muri Amerika, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Afurika y'Epfo. Rero reka uyu murimo tuwukorere twese hamwe. Jambo ry'Imana nk'iri niri kugeraho, ntugihererane, ripostinge ku ma status, ryohereze ku mukoresha, ryohereze mu maguru ubamo, aya malinki yaha inshuti zawe, yaha abavandimwe, ubutumwa bwohereze. Birashoboka wenda yuko udashoboye kubwiriza, ariko niba cyangwa se wenda birashoboka ko ushoboye kubwiriza, ariko bino bikoresho kuko birahenze ntabwo ari buri wese ushobora gupfa kwigondera ibikoresho bikoreshwa kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubwo butambuke. Bisaba igihe, bisaba urugendo, bisaba amafaranga menshi, bisaba ikiguzi cyo mu rwego rwo hejuru. Rero niba Imana itaraguha ubushobozi bwo kugera ngo ugere kuri iyi level yo kuba wakoresha ibi byuma bikomeye ngo wohereze ubutumwa hirya no hino ku isi, fata ubwo abandi babwirije, dufatanye ubugeze ku bandi, ubwoherereza abandi, ubusharinga abandi. Imana nawe izakubara yuko wagenje gute, nawe wakoze umurimo wayo. Kuko uyu munsi wa none ubutumwa bwiza turimo tubasharinga, turimo tubaganiriza, dusoma ijambo ry'Imana, n'abandi bakozi Imana babubwirije buzuye umwuka wera. Turababwira ibyo ba Petero bakoze, turababwira ibyo ba Yohana bakoze, turababwira ibyo ba Salomo banditse, ibyo ba Dawidi bakoze. Iyo uri umukozi w'Imana urimo gukorera Imana, ntabwo ubikora kubwe wenyine gusa, turi mu bwami bumwe dukorera hamwe. Gufata ubutumwa Eric yabwirije ukabwohereza hirya no hino ku isi, nawe wakoze umurimo w'Imana, nawe wabwirije. Gufata ubutumwa undi mukozi w'Imana runaka yigishije cyangwa se yabwirije, ukabufata ukapostinga, ukabushyira ku ma status, ukabushyira ku ma Facebook yawe, ku ma YouTube yawe, kuri za Instagram zawe ukoresha. Ntabwo ari igihombo, urimo urakora mu bwami bw'Imana, urimo urubaka umurimo w'Imana, urimo uragura ubwami bw'Imana. Haleluya. Nawe igihe kizagera abandi bazasigare batanga ubwawe, abandi bazasigare bavuga ngo kanaka yavuze ibi, abandi basigare basoma ibitabo wanditse. Haleluya. Nta kintu na kimwe ukora mu bwami bw'Imana ngo kibe igihombo. Buri kintu cyose ukoze, buri kintu cyose ukoze kubw'ubwami bw'Imana kigira umumaro, kandi kigira umumaro muri iki gihe, kikagira umumaro mu gihe kizaza. Uyu munsi mfite ijambo tugiye kuganira. Umutwe w'amagambo turi buganireho uyu munsi uravuga ngo imigisha izanwa no gutanga. Haleluya. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganira uyu munsi. Turasoma ijambo ry'Imana yo mu gitabo. Haleluya. Imigani ibice 11 umurongo 24. Imigani 11 umurongo 24 turageza ku murongo 26, hanyuma turakomeza dusoma kandi tuganira n'ijambo ry'Imana. Bibiliya avuga ngo hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha murongo 26, uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba uyabaga. Ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu mugoroba iri ni ryo jambo tugiye kuganira, kuko tumara igihe kinini twiyiriza, turara amajoro, dusenga, dushakisha umugisha. Umugisha uri mu buryo butandukanye. Hari umugisha wo mu buryo bw'umwuka,
hari n'imigisha yo mu buryo bufatika. Imigisha mu buryo bw'umwuka izana no gusenga, no kwiyiriza, no kuba mu ijambo, no gushakisha Imana, no gusoma ibyanditswe, no gukora ibintu, imyitozo mu buryo bw'umwuka. Iyo usenga cyane, iyo wiyiriza, iyo urara amajoro, iyo uzamuka imisozi, iyo ujya mu butayu, iyo urara ku karago, iyo usenga ijoro n'amanywa, iyo uramya, iyo uba mu ijambo, imigisha mu buryo bw'umwuka irafunguka. Impano z'Imana muri wowe zirafunguka. Amavuta y'Imana aza ku buzima bwawe. Kubaho kw'Imana kuza muri wowe. Ubwenge bw'Imana kuza muri wowe. Ariko iyo ngiyo ni imigisha mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari imigisha mu buryo bufatika. Imigisha mu buryo bufatika ni amamodoka, ni amamodoka, ni amazu, ni imyambaro, ni amafaranga menshi, ni ibikorwa bitandukanye ukora cyangwa se ugeraho mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika. Ni ukuvuga ngo imigisha mu buryo bw'umwuka n'imigisha mu buryo bw'umubiri iratandukanye, ariko yose ituruka ku Mana. Imana niyo iyitanga, kuko Imana niyo yatanze imigisha yo mu buryo bw'umwuka, kandi Imana ni nayo yaremye iyi si, niyo yaremye ibiri muri iyi si, niyo yaremye ibigaragara n'ibitagaragara, niyo yaremye inyanja n'ibiri mu nyanja, niyo yaremye imisozi n'ibiri mu misozi, niyo yaremye ibiti n'amashyamba. Bibiliya iravuga ngo ifeza n'izahabu n'ibyuma ntabwo ari iby'abana b'abantu, ahubwo Imana imaze kubirema icyo yakoze ni kimwe, fashe bya bindi byose yaremye irangije ibiha umuntu ngo abiyobore. Bibiliya iravuga ngo ijuru ni iry'Imana ariko isi yayihaye umuntu. Imana yafashe isi n'ibiyirimo ibihereza umuntu, ariko Yesu Kristo aje mu isi yakinguye imigisha yo mu ijuru. Haleluya! Imigisha y'umwuka. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo, ngo Imana yafashe imigisha mu buryo bw'umwuka iyishyira muri Kristo, hanyuma irangije iramuduha. Twakiriye Kristo, twakiriye imigisha mu mwuka. Ariko imigisha yo mu isi, iyo ngiyo Imana yayihaye umuntu ikimara kumurema, Adamu atarakora icyaha. Biravuga ngo ifata ingobyi ya Edeni irayitegura, ishyiramo buri kimwe cyose. Hari harimo imigezi, hari harimo amabuye y'agaciro, hari harimo zahabu, hari harimo ishongi, hari harimo icyomi, hari harimo amabuye y'ubwoko bwinshi butandukanye. Imigezi itandukanye yacaga mu ngobyi ya Edeni, amabuye y'agaciro yatembaga mu mugezi mu ngobyi ya Edeni. Ibiti byiza, jaride nziza, Edeni nziza, umwuka mwiza, umuyaga mwiza, hari ahantu h'agaciro, hari ahantu harimo ubutunzi bwose, hari ahantu umuntu yakwifuza kuba, yakwifuza gukorera, yakwifuza gutura. Hari ahantu h'agaciro. Nta nzara yari ihari, nta mbeho yari ihari, nta nyota yari ihari, nta zuba ryari ihari, nta butayu bwari buhari, nta bukene bwari buriyo, hari hariyo buri kimwe cyose. Biravuga ngo Imana ifata isi n'ibiri mu isi byose ibihereza umuntu. Umuntu yakira ubutunzi bwose Imana yaremye. Imana iramubwira ngo utware ibisiga byo mu kirere, utwara inyamaswa zo mu ishyamba, utwara inyamaswa zo mu nyanja, utwara ibikurinda n'ibiguruka, isi n'ibirimo byose ndabikweguriye. Uko niko umugisha bifatika umuntu yawuhawe mu ngobyi ya Edeni. Ariko umuntu amaze gushukwa n'inzoka, amaze gukora icyaha, atakaza kontrole yari afite ku migisha Imana yamuhaye. Iyi migisha rero ntabwo Imana yifashe ngo iyisubize mu ijuru, oya, yayirekeye ku isi. Ariko ikintu umuntu yabuze cya mbere ni kontrole y'imigisha Imana yaremye.
imigisha Imana yahaye umuntu yatakaje control yayo. Biravuga ngo uwo munsi Imana iraza ibwira Adamu na Eva, yabwira ngo ubwo mwumviye inzoka mukaba mwemeye gushukwa, nimusohoke. Basohoka mu ngobyi ya Edeni. Biravuga ngo Imana izengura ingobyi ya Edeni, irayizitira, ishyira marayika ufite inkota kugira ngo Adamu na Eva batongera gusubira mu ngobyi ya Edeni. Arabwirwa ngo isi, Adamu na Eva arabwirwa ngo isi izameza ibitovu kubera mwebwe. Uhereye uwo munsi Adamu na Eva basohoka muri comfortable zone, basohoka ahantu hari imigisha y'ubumana, basohoka ahantu hari ibyiza byose, basohoka ahantu hari umunezero, basohoka ahantu hari imigisha, basohoka ahantu hari ubutunzi, bajya hanze. Imana abwira ngo from today icyo muzabona kizava mu byuya byanyu, kizava mu gukora kwanyu. Nta kintu kiri free muzongera kubona. Ibintu ntabwo mbikuye muri iyi si, birahari. Muzahinga ubutaka, hanyuma ubutaka bubahe umwero. Muzatera imbuto, hanyuma mutegereze igihe zizamere. Mu ngobyi ya Edeni bari bafite ibintu by'uburo. Ibiti bahasanze ntacyo bakoze ngo babitere. Imbuto basoromaga, akazi kabo kara ko kuzisoroma gusa. Ariko Imana yabaye kondisiyo imwe nyine gusa, mukorere ingobyi ya Edeni. Gukora si umuvumo, ahubwo ni umurage w'ubumana. Umuvumo uri mu kuruha, ariko gukora si umuvumo. Iyo wakoze ukagira umusaruro, ni ihame ry'Imana. Niyo mpamvu bivuga ngo udakora ntakarye. Kubera iki? Kuko gukora ntabwo byazanywe n'icyaha, ahubwo icyaha cyazanye yuko umuntu yirukanwa mu mugisha, ahubwo ajya gukora aruha, abira ibyuya, avunika, akorera ubusa. Iyo umuvumo uri hejuru y'ubuzima bwawe ukorera ubusa. Ariko iyo umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe, urakora, ukunguka, ugatera imbere, ukagera aho ugera. So abantu bakora bakagera ku bintu bifatika, nta muvumo uri hejuru y'ubuzima bwabo. Ahubwo abantu badakora cyangwa se bakora ntibagira icyo bageraho, abo ngabo nibo bafite umuvumo, cyangwa se nibo bagendera munsi y'ubutware bw'umuvumo. Ariko iyo wahagurutse ugakora ukagera ku bintu bifatika, uba ufite umugisha w'Imana mu buzima bwawe. Rero uhereye uwo munsi biravuga ngo icyo bazageraho kizava mu byuya bazabira. Imana avuga ngo umugisha nasize mu isi nyirema ntabwo nkusubiza mu ijuru, ariko kugira ngo uwubone bizagusaba gukoresha imbaraga zitagira uko zingana. Izahabu nasize mu isi sindi buyikuremo, ariko kugira ngo uyibone bizagusaba kwimba ubutaka, umanuka uyisange. Mbere y'icyaha zahabu zatembaga mu mugezi. Adamu yaga mu ngobyi ya Edeni, bakinjira mu mugezi urimo gutemba, bakunama bagatoragura izahabu, bagatoragura diyama. Ntabwo byabasabaga kuvunika. Ariko gukora icyaha babwirwa ngo diyama nibyo irahari, ariko ubu nyishyize ku birometero munsi y'ubutaka. Bizagusaba ubwenge n'imbaraga kugira ngo utekereze, hanyuma ucukure uyisange. Turimo turavuga umugisha bifatika n'umugisha mu buryo bw'umwuka, ariko ntimwibagirwe teme twavuze iravuga ngo umugisha uzanwa no gutanga. Hari amaprincipe menshi, hari amahame menshi agenga umugisha cyangwa se agenga imigisha. Ariko uyu munsi turabwira principe cyangwa se ihame, principles byo gutanga, giving, donner. Iri ni ihame abantu benshi birengagiza cyane cyangwa se bakarikoresha nabi.
ariko uyu munsi ndifuza yuko aya materaniro arangira umaze gusobanurwa neza umugisha uzanwa no gutanga. Rero uyu mugisha uzanwa no gutanga ntabwo uri mu buryo bw'umwuka, uri mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bw'umubiri. Kuko nabwiye ngo hariho imigisha mu buryo bw'umwuka n'imigisha mu buryo bw'umubiri. Narimo mbasobanura uko imigisha mu buryo bw'umubiri Imana yayihaye Adamu ikimara kurema isi. Ifata ibyo yaremye byose iramwegurira, ariko Adamu arabitakaza. Iyo Adamu ataza gukora icyaha, ntabwo umunsi wa none tuba dusabwa kugira icyo dukora kugira ngo tubone imigisha bifatika. Ariko kuko Adamu yakoze icyaha, tugahita tujya kure y'umugisha bifatika, uyu munsi wa none bidusaba kugira icyo dukora kugira ngo tubone umugisha bifatika. Hari ikibazo kandi busubiza uyu munsi wa none, ikibazo abantu benshi bibaza, bakavuga ngo kubera iki abantu bakijijwe basenga bari mu mwuka w'Imana, bakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza, barimo amavuta y'Imana, bashobora gukomeza kubaho mu buzima bw'ubukene, bashobora gukomeza kubaho mu buzima bw'inzara, mu buzima bwo kwambara ubusa, kandi bariho umwuka w'Imana, bariho amavuta y'Imana, bakorera Imana, buzuye umwuka w'Imana, ndetse bafite kuri muri kubera izihe mpamvu? Impamvu nta yindi, aba bantu bakorera Imana muri ubu buryo bafite imigisha yo mu buryo bw'umwuka, kuko bakurikiza amahame azana imigisha mu buryo bw'umwuka, ariko ntabwo bazi amahame cyangwa se ntabwo bahiriza amahame azana imigisha mu buryo bw'ibifatika. Rero Imana nta santima zihaba, icyo wakoreye nicyo ubona. Biravuga ngo buri mukozi wese akeneye ibihembo. Ntabwo Imana ishobora guhindura principe zayo yashyizeho. Iyo bamaze gushyiraho umurongo, icyo twebwe tuba dusabwa ni kimwe, ni ukuwugenderamo kugira ngo tugere ku cyo Imana yashyize muri uwo murongo. Nibivuze ngo inzira y'iburyo nuyinyuramo urinjira mu bugingo, hanyuma ikakubwira ngo inzira y'ubumoso nuyinjiramo urajya ikuzimu cyangwa se urajya gehinomu, warangiza ukavuga ngo reka ngende Imana irabizi ngo isangarura mu bugingo, ntabwo izigera ikugarura. Oya, uzagenda ugwa gehinomu. Kubera iki? Ihame ry'Imana ni iri ngiri. Imana yabwiye Abisirayeli kuva mu gihugu cya Egiputa, irabwira ngo nshyize inzira ebyiri imbere yanyu, inzira y'ubugingo n'inzira y'umuvumo. Inzira y'umugisha n'inzira y'umuvumo, inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka, inzira y'ubuzima n'inzira y'urupfu. Muhitemo aho mukwiriye kunyura. Ntabwo Imana ifata ku ngufu. Uko niko na principe cyangwa se n'amahame y'umugisha ameze. Iravuga nuca muri iyi nzira uzagera kuri iki ngiki, nuca muri iyi nzira uzagera ahangaha. Nahawe ho guhitamo inzira unyuramo. Yose mu gukurikirana inzira y'imigisha mu buryo bw'umwuka ugera ku migisha mu buryo bw'umwuka, iyo mu buryo bw'umubiri ikakwiyaka. Yose mu gukurikirana imigisha mu buryo bw'umubiri ugera ku migisha mu buryo bw'umubiri, ugatunga, bose bakakubaha, bakagutinya, bakakomera amashyi, ariko imigisha mu buryo bw'umwuka ikajya kure yawe. Ni ihame. Iri ni ihame. Rero iyo wananiwe kubahiriza ihame ry'ubumana, imigisha y'ubumana ijya kure yawe. Niyo mpamvu igihe cyose ni byiza yuko usobanukirwa ukamenya neza ni izihe principe zigenga ubwami ndimo, ubwami nkoreramo. Hallelujah. Hallelujah. Rero Adamu amaze kujya kure y'umugisha mu buryo bufatika,
nta mugisha mu buryo bufatika yarasigaranye, nta n'umugisha mu buryo bw'umwuka yarasigaranye. Imigisha yose yari amaze kwitakaza. Hanyuma Imana ititangira gutanga amaprincipe, amahame. Iravuga ngo imigisha mu buryo bw'umwuka nzayifata yose nyikusanye nyishyire muri Yesu Kristo, hanyuma nindangiza muboherereze. Azaza afite buri kimwe cyose cyo mu buryo bw'umwuka. Umuntu wese uzakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, umuntu wese uzakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, agakurikiza amaprincipe n'amahame byo muri Yesu Kristo, imigisha mu buryo bw'umwuka izamuzaho. Hanyuma no mu buryo bw'ibifatika, imigisha mu buryo bw'ibifatika nayo ni iyi ngiyi. Nakurikiza aya mahame, iyi migisha nayo izamuzaho. Bibiliya iravuga muri iki gitabo cy'imigani twasomye 11:24 ngo hari umuntu utanga anyanyagiza akarushaho kunguka, hari n'uwundi wimana ngo ndetse akimana cyane, ariko nawe akarushaho gukena. Mwaderanje volume. Hari umuntu utanga akarushaho gutanga, akarushaho kunyanyagiza, akarushaho guhereza buri muntu wari wese abonye. Ariko uko atanga, uko akomeza gutanga no guha abandi, akarushaho gukomeza yunguka. Noneho ngo hari n'uwa kabiri, birivuga abantu babiri. Uyu wa kabiri we biravuga ngo we arimana ndetse akarushaho kwimana. Ariko uko yimana, uko agundira ibintu, uko avuga ngo utu n'utwanjye, ibi ngibi ntawe nabiha, ibi ngibi nimbitanga, ningaburira uriya, nimpuriya, nintanga icya 10 ndasigara n'amaturo, ndasigara n'iki, nisapotinga ubwami bw'Imana ndasigara n'iki, ninambi kuriya biragenda gute? Biravuga ngo akarushaho gukena. Uko ugundira ibintu niko birushaho gucika. Iryo ni ihame ry'ubumana. Ngo ariko uko ubitanga niko urushaho kunguka. Imigisha uburyo bufatika, ihame rya mbere no gutanga. Abantu benshi babuze umugisha, barakora cyane, kuko gukora naryo ni ihame. Tuzarivugaho ikindi gihe, ntago ari ryo twaje kuvuga uyu munsi. Umunsi muto avuga ku ihame ryo gutanga. Barasenga cyane, bariyiriza, bararara amajoro, bararara mu ijambo, barazamuka imisozi, bafite spirit yo gusenga ku rwego rwo hejuru, bafite spirit yo gukunda Imana ku rwego rwo hejuru, bafite spirit yo gushakisha amaso y'Imana ku rwego rwo hejuru. Ariko iyo bigeze ku gutanga, amaboko yabo arafunze, ntago bajya batanga, ntago bajya barekura. Ariko bwoko bw'Imana, abakurana mu nkurikiye muri kano kanya, abari kuri AM12 TV murimo kurikana ino jambo muri kano kanya, niba ushaka kuba umukire, ukaba ushaka kunguka, ukaba ushaka kubona byinshi muri iyi si, iga gutanga. Bibiliya mu gitabo cya Yohana ibice 3:16 biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege,
kugira ngo umwizera atarimbuka. Umva neza iri jambo, kuko Imana yakunze abari mu isi. Icya mbere bitangirana no gukunda. Imana imaze gukunda abari mu isi, bisobanuye neza ngo irabakeneye, ikeneye kubabona, ikeneye ko ibagarura. Nyuma y'uko Adamu akoze icyaha, yatakaje ubumana. Amaze gutakaza ubumana muri we, Adamu ntiyari agifite Imana, Imana ntiyari igifite Adamu. Ni ukuvuga ngo Adamu yahindutse umuntu uhagaze ahantu kugira ngo umubone cyangwa se umugereho, bigusaba ko ari icyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo ntabwo yagiye ngo abo wa Satani burundu, oya. Adamu akoze icyaha ntabwo Satani isa amutwara burundu, oya. Kandi n'Imana ntiyarakiriho, ahubwo yahagaze ahantu aba expose aho Satani ashobora kumusanga ndetse naho Imana ishobora kumusanga. Ndetse aho ngaho ni naho natwe umunsi wa none duhagaze muri iyi si. Ubuzima bw'umuntu buri ahantu Satani ashobora kugusanga n'Imana ishobora kugusanga. Rero bikaba ngombwa yuko we uhitamo wo wakira ninde. Satani azahuri, washaka kumukingura imigango n'amarembo ugakingura injira. Imana kwikingurira imigango ukayikingurira ikinjira. No guhitamo kwawe. Rero Imana imaze kubibona iravuga ngo ndamukeneye kuko afite image yanjye, afite ishusho yanjye, sinshaka kumutakaza. Kugira ngo mubone yibuka ihame yashyizeho ryo gutanga. Iyo ukeneye ikintu hari ikindi utanga, ihame rya payment. Muri iyi si buri kintu cyose dufite mu buzima bwacu mu buryo bufatika gifite ikiguzi cyacyo. Iyi microphone ndimo mvugiraho, Imana iha umugisha mukunda Imana wayituguriye, twaziguze 70,000 by'amanyarwanda i Kigali, no twaziguriye. Mukunda Imana umwe yavuze ati nanjye muri uyu murimo twari dufite mikrofone z'imigozi ndibuka, oya twari twaguze ibindi byuma ariko ntabwo twari bwagire mikrofone. Aje avuga ngo izo ngizo nanjye muzimbareho, reka ngende nirukanka ngende nzizane. Turajyana batwereka, avuga muhitemo nimwe bwe muzi ibyo mukoresha, muhitemo inziza. Baratwereka, hanyuma duhitamo bamubwira igiciro, arangije arishyura, hanyuma turazitahana. Rero ikiguzi cyazo kingana n'ibihumbi 70,000 by'amanyarwanda. Bisobanuye neza ngo niba uyishaka utagiye ngo wishyure 70,000 ntabwo ushaka kwisora muri iriya duka. None sasa n'iki kibaho? Ntabwo baziduhaye ngo tugende tuzikoreshe, hanyuma umunsi tuzumva tubishakiye tuzafata 70,000 tugende tubitange. Oya, twaragiye first of all turabanza turapeya, babara amafaranga bareba ko yuzuye, barangije barayabika, batwandikira inyemezabuguzi, hanyuma baraziduha turazitahana. Rero iri ni ihame rinanira abantu benshi, cyangwa se abantu benshi batageza gute batamenya. Kumugisha w'icyacumi niwo mugisha wonyine gusa muri iyi si ubanza guhabwa hanyuma ugatanga nyuma. Ariko
migisha yose usabwa kubanza kwishyura hanyuma ukabona guhabwa. Imana ntabwo ishobora gusaba icya 10 cy'ibihumbi 100 itaraguha miliyoni. Ibanza kuguha miliyoni hanyuma ikakwaka ibihumbi 100. Ntishobora kukwaka icya 10 cya miliyoni itaraguha miliyoni 10. Ibanza kuguha miliyoni 10 hanyuma ikakubwira mpamo miliyoni 1. Wamara kubikora n'indi migisha yose igakomeza ifunguka iza. Niwo mugisha wonyine gusa mu bwami bw'Imana ubona mbere y'uko wishyura. Ariko indi migisha yose imeze nk'ibindi bintu byose utuze mu buzima bwawe. Iyi saha nambaye ku kuboko kugira ngo nyigire isoke mu iduka habanje kubaho payment, hanyuma ndabona ndayitahana. Abantu bagurira ibintu online, ujya kuri Amazon cyangwa se izindi mbuga zindi nkaza Alibaba n'izindi zitandukanye, ukajya mugacuzinga ikintu ushaka, warangiza ugapeya, hanyuma akakubwira ngo kizatwara iminsi 10, kizatwara iminsi 15 cyangwa se kizatwara ukwezi bitewe naho uherereye. Barabikwereka, ukishyura amafaranga bakakuvaho akagenda, hanyuma ugategereza igihe kingana n'iminsi 15 utarabona ikintu wishyuye. Kigeraho nyuma ukishyura wakibonye ifoto gusa utaranakibona face to face. Gisha no kukugeraho ugasanga uko wagitekerezaga, expectation wari ufite kuri cyo itandukanye na reality y'icyo baguhaye. Ariko ikintu kitwica kandi gituma imigisha yacu ifungwa mu buryo bw'umwuka nuko dutegereza kubanza guhabwa mbere yo gutanga. Iyo bigeze umugisha w'Imana, iyo bigeze gushakisha imigisha bifatika ivuye ku Mana, dushaka ngo tubanze duhabwe, dushaka ngo tubanze twakire. Usanga ama-excuse menshi tuba dufite, tuvuga ngo twatanga iki tudafite, twatanga imyambaro gute tudafite, twatanga iki niki tutagifite. Oya, Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi yatanze umwana wayo w'ikinege mbere yuko jyewe nkizwa. Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 biravuga ngo Imana yerekanye urukundo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Ntabwo twebwe twabanje kuba Imana ngo hanyuma Imana idutangire. Oya, niyo mpamvu n'agakiza kadafitwe n'abantu bose. Imana yishyuye ikiguzi mbere yuko itubona, hanyuma noneho twebwe twinjira muri cya kiguzi cyishyuwe. Aha rero niho abantu benshi baburira. Kubera iki? Kuko baricara bakavuga ngo nijyana nzamanza nkajya ngahaga, hanyuma namara guhaga nkabona kugaburira abandi. Nijyari nzabona inzu yanjye yo kubamo, hanyuma narangiza nkabona kubesha abandi mu mazu. Nijyari nzabanza kugira imyenda myinshi nkuza amagariderobe n'amavarisi n'ibindi bitandukanye, hanyuma narangiza nkabona kwambika abandi. Niba nizira ijambo Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo, uzasobanukirwa neza umugisha uri mu gutanga. Iyo ukunda ikintu, iyo ushaka ikintu, hari ikiguzi wishyura. Ubanza gutanga, utangiza kubiba imbuto. Ninde muntu nomwe, ninde muhinzi nomwe wabyutse mu gitondo akajya mu murima agasarura mbere yo kubiba? Nta numwe. Kwisi yose, kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba, kuva mu gipfu kugera amajyaruguru, nta muntu n'umwe ubaho kuri iyi si wazindutse ngo ajye mu murima atahinze, atashyizemo imbuto ngo avuge ngo ndasarura, hanyuma nimara gusarura nzasubiraho njye kubiba. Oya, hatangira guhinga, bitangirana no gutera imbuto, bitangirana no kubiba, hanyuma warangiza ugategereza, ukavoma
ukavomera ukuhira ukabagara igihe kikazagera ugasarura. Iki nicyo gituma abarokore benshi badakira, nicyo gituma benshi batabona umugisha wifatika. Kubera iki? Bashaka ngo umugisha uze mbere yo gukora. Ntibibaho, nta mugisha ushobora kuza mbere yo gukora. First of all, biba imbuto yawe. Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza ibice kimwe, reka tuhasome twumve. Umubwiriza ibice 11 umurongo wa mbere. Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza na kimwe umurongo wa mbere biravuga ngo nyanyagiza imbuto zawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Haleluya. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Iri jambo hashize iminsi myinshi harimo inshinga, gutegereza, waiting, kwicara ahantu urindiriye. So umugisha urategerezwa. Hari ikintu ukora hanyuma kubiba, hanyuma ugategereza. Ariko ikintu cyica abantu ni ugushaka kubona ibintu badategereje, kubona umugisha badategereje. Umugisha wo mu buryo ufatika uzanwa no gutanga. Iri jambo gutanga riva ku nshinga gutera. Izo gutanga bisobanura kujugunya. Haleluya. Gutanga. Haleluya. Gutanga biva ku nshinga guta. Ufata imbuto warangiza ukayita. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuhinzi asohora imbuto arira. Kubera iki? Uba ugiye kujugunya, kandi nta rubuto na rumwe rwera rutabanje kubora. Oh my Jesus. Nta rubuto na rumwe rwera rutabanje kubora. Imbuto ijugunywa mu butaka hanyuma igapfa. Yamara gupfa ikabora. Yamara kubora noneho igatanga ubundi buzima. Niyo mpamvu udashobora gukorera Imana ngo utange ubuzima ku bandi bantu wowe utarabanza gupfa. Ntabwo Imana ishobora kugukoresha udapfuye. Urapfa hanyuma ukongera ukabaho. Mu kubaho kwawe nibwo utangira kwera imbuto, nibwo utangira kwera imbuto zitandukanye. Akabuto k'ishaka katagiye mu butaka ngo gapfe ntabwo gashobora kwera 100, ariko kamwe kemera gupfa hanyuma kakavamo izindi 100. Uko niko umugisha mu buryo bufatika ushingiwe ku gutanga, ariko guta ndetse gutera imbuto. Iyo utanze, iyo uhaye umuntu, iyo utanze cya 10, iyo utanze amaturo, iyo supportinze AM12 TV, iyo supportinze abaturanyi, iyo ugaburiye abantu, iyo usuye abavandimwe, iyo usuye abari kwa muganga, iyo usuye abari muri gereza, urimo gutera imbuto, urimo gutanga imbuto. Hanyuma biravuze ngo zinyanyagize, hanyuma utegereze, kuko igihe hashize igihe kirekire. You will harvest. Bibiliya iravuze ngo uzayibona hashize iminsi myinshi. Ntabwo Bibiliya itubwiye ngo ugende wambika abantu ngo uragaruka mu rugo usanga garderobe yuzuye. Oya. Rero iri hame ryo gutegereza niryo ryananije abantu benshi.
koko urangiza kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya, ugahita ujya kuri konti yawe, ugahita ufata amafaranga 100,000 ugahita wohereza mu bakunda Imana. Ndabibye. Ariko ugahita uvuga ati umva, ubukene bwanjye burarangiye, mu gitondo byuka nawe miliyoneri. Ntabwo ari uko bigenda. Oya, ntabwo ari uko bigenda. Ntabwo utanga mu gitondo ngo nimugoroba wabaye miliyarderi. Oya, urabiba imbuto yawe uyibibye mu bwami bw'Imana, hanyuma ikagenda ikamera, ukongera ukabagarira, ukongera ugasukira, ukongera ukavomerera, ejo cyangwa ejo bundi ugasarura. Bitwara igihe. Ushobora gukorera imirimo ihambaye hano mu bakunda Imana, ukaza ukavuga ati uyu munsi wa none amadeni yose mufite ndayishyuye, ibikoresho byose mukeneye ndabiguze, mbubakiye televiziyo iri ku rwego mpuzamahanga. Ugategereza umwaka umwe ntugire ikindi ubona, imyaka 2 ntagire igihinduka, imyaka 3 ntagire igihinduka, imyaka 10 igashira, imyaka 15 yagera, Imana ikakwibuka, ikaguha amamiliyoni n'amamiliyari utakibuka ko wageze usapotinga n'umurimo w'Imana bakunda Imana. Niryo jambo birimo kutubwira mu gitabo cy'Imigani. Ariko rero aho bipfira, ndanga imitima y'abenshi yamaze kuzamo ibisebe, wamubwira gutanga ngo ni bya bisambo by'abarokore, wamubwira kwiba mu murimo w'Imana ni babesikora b'abakozi b'Imana, abapasiteri b'iki gihe nabo igihe cyose barimo bavuga amaturo, bavuga ibya 10, bavuga gutanga, bavuga gufasha abantu, bavuga ibikorwa runaka barimo. Igihe twabikoreye twabonye iki? Ugifite no mutima wo kuvuga ngo igihe twabikoreye twabonye iki? Uzaguma muri ubwo butayu kugeza igihe uzamenya neza yuko imbuto wabibye zifite igihe cyategekewe uzasarurira. Ukitotomba, ukibona abakozi Imana batambutse ngo ngwiri yashatse yaguza amafaranga natanze ejo bundi, ngo ariko genda cyambaye ubusa, amazu meza ariko genda cyaba ntago wahaye inzu patendwa bemo kugira ngo nawe tubone yubamo. N'imbuto wabibye, kandi imbuto zose ntago zerera rimwe. Ibishyimbo byera ku mezi 3 cyangwa 4, ariko ikawa urayitera ikamara umwaka umwe, ikamara imyaka 3, ugatangira gusarura hamaze imyaka 5. Ariko ibishyimbo byerera amezi 2-3, iyo bisaruye uwo munsi biba birangiye, nta kindi kiba kigisigaye mu murima. Ntabwo ejo usubirayo ngo wongere usarure. Ariko ikawa nubwo izamara imyaka 5 itarera, umwaka wa 5 nugera ikera, uzatangira gusarura indi myaka irenga 15 utongeye gutera indi kawa, ari yayindi ukomeza usarura igitondo n'umugoroba. Niyo mpamvu utinda mu buzima bwawe wikwitotomba, wasanga ari igiti cy'ikawa cyatewe mu buzima bwawe, kirindire. Uwateye amasaka mureka asarure mu gitondo, mureka asarure nyuma y'umwaka umwe. Wowe utegereje imyaka 10, imyaka 10 niza uzasarura indi myaka 30 ikurikira. Ariko undi wasaruye mu gitondo yabibye nimugoroba, ajyana ibyo ngibyo akava mu nzira. Turimo turavuga imigisha izanwa no gutanga. Murongo wa 2, ubigabanye 7 ndetse n'8. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Iyo ibicu byuzuyemwo n'imvura biyisandaza ku isi, kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikazi, aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga
iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Haleluya. Ndakundira ijambo cyane. Nyanyagiza imbuto zawe ndetse ugabanye 7, ntuhagarike, tera. Haleluya. Eri buryo n'ibumoso, biba hepfo no haruguru. Gerageza nturuhure ukuboko kwawe, ntucike intege. Biba ku manywa, ube nijoro, ube ku zuba, ube mu mbeho, ube imvura yaguye, ube izuba ryavuye. Bibiliya yavuze ngo uhora yitegereza ibihe ntabiba. Ibi bishatse kuvuga iki? Nuhora ureba ngo uvuze ko ufite ibihumbi 10 byonyine gusa, nyamara nta muceri mfite mu nzu, nta makara mfite mu nzu, nta gaze mfite mu nzu, nta kintu na kimwe mfite. Ibihumbi 10 ndavanamo 1,000 ngiye gusura umuntu, ejo nzabaho gute? Andi natinda kuza ko nta n'icyizere mfite cyangwa nzakura ndejo. Aho no birimo kuvuga ngo uwitegereza ibicu ntabiba. Umuntu ureba situwasiyo arimo ntashobora kubiba. Niyo mpamvu nabwiye ngo ihame ry'Imana niri, tanga mbere y'icyo ushaka. Nimba ushaka ko utazicwa n'inzara, tangira uyu munsi utanga ibyo kurya. Tangira uyu munsi ugaburira abantu. Niba wumva ushaka yuko utazigera ubura imyambaro mu buzima bwawe, tangira wambika abantu utarayibona. Witegereza ngo hari abantu rero, reka mbere kuvuga cy'abarokore basenga, kandi amasengesho mumbabarire mbabwize, kandi niyo dusenga inshuro nyinshi. Abarokore basenga bavuga ngo Mana ndakwinginze mpa amafaranga menshi, numpa amafaranga nanjye nzafasha abakozi bawe, nzajya mbishyurira amatike bajye mu ivugabutumwa, nta mukozi wawe uzandarana ubusa, nta mukozi wawe uzaba hanze. Mana mpa amafaranga menshi, mpa amamiliyoni n'amamiliyoni, nanjye nzafasha umurimo wawe, nzishyura urusengero, nzakora ibikorwa byo mu nzu yawe. Mana mpa amafaranga nzayakoresha, umutima wanjye urawuzi. Nkunda yuko mwongera ngo umutima wanjye urawuzi. Icyo ngicyo nicyo gituma rero Imana itazanayagwa, kuko irakuzi neza yuko ninayaguha utazabikora. Niba udashobora kumwishyurira moto ya 500 y'amanyarwanda, ufite 1,000 mu mufuka ngo uvaneho 500 yamuhe, ugurira Velvet ya 120,000. Menya ngo niba ufite 1,000 cy'amanyarwanda mu mufuka, ukaba udashobora gukuramo 500, ukabona icyo 1,000 ari make cyane, utavanaho 500 ngo umwishyurire moto, kuko ngo uri imbere yawe akeneye moto. Niguha 200,000, gukuramo 1,100,000 ngo ugurire imodoka agendamo, nabwo uzavuga ngo make nimbona miliyari nibwo nzabikora. Icyo gihe ntabwo Imana izabigusaba kwishyura moto 500, oya, izabigusaba gutanga 1,100,000 kugira ngo umugure Velvet. Icyo gihe rero uzavuga ngo no, ayo mafaranga ni menshi. Kubera iki? Ntabwo Imana igusaba ibyo udafite, oya. Nimba watetse umuceri n'ibishyimbo mu nzu iwawe, umushyitsi akaza, ntabwo Imana igusaba ngo umugurire inyama udafite, oya. Uwo muceri nyine n'ibyo biharage bizana ubishyire ku meza mubisangire, ejo izaguha inyama. Ariko nimba winyegeza ngo simbimuha n'ibibi, ngo nzamugabura ari uko natetse amafi, ndakubwiza ukuri, umugisha urimo urawufunga ntawe uziga. Kuko Imana biravuga ngo Imana si umuntu,
ari umwana w'umuntu, umuntu we ugabura ibiharage azagenda gucira urubanza. Ariko Imana mu ijuru ntabwo isigara gucira urubanza. Kubera iki? Irazi situwasiyo urimo, irazi neza ko ari cyo ushoboye muri ako kanya. Rero nagira ngo mbabwiye ngo nimba ushaka kurira abakozi b'Imana verite ya miliyoni 80 cyangwa 20, tangira uyu munsi wishyure moto ya 500. Allo, tangira uyu munsi umutegera igare ry'ijana. Yes, nimba ushaka kuzagura amakositime ukagenza gute, tangira uyu munsi, kuko icyo ushaka urakibibira. Nimba ushaka kuzakora ibikorwa bihambaye mu bwami bw'Imana, nimba wumva uzasova ikibazo gikomeye cy'umurimo ukavuga ngo nzubakira umurimo urusengero rwa miliyoni 500, tangira uyu munsi wa none ukodeshereza umukozi w'Imana shamburete iri ku rwego rwawe y'ibihumbi 20 by'amanyarwanda. Kuko hari abakozi b'Imana benshi hano hanze kugira ngo abone 20 by'amanyarwanda byo gukodesha shamburete atabishoboye. Hari ubuhamya bw'umukozi w'Imana umwe ndimo gukurikirana ejo bundi kuri YouTube, arimo kuvuga uburyo cyabaga ahantu kuri Muhazi hejuru akodesha inzu 6,000 by'amanyarwanda, ni 600 y'amanyakenya. Iyo nzu yakodeshaga yageze igihe amezi 3 atarabona ibyo 6,000 byo kwishyura. Nyiniza aramubwira ati it's okay, sohoka kuko ibibazo ufite nanjye ndabifite, sohoka basi ujye gushaka ahandi uba, nanjye nkeneye amafaranga. Yari inzu y'ibyondo, imbeba zacaga hejuru zimuti bitaka mu maso, kandi ni umukozi w'Imana, kandi yirirwa ku ma YouTube, yirirwa ku macana atandukanye atanga ubuhamya, avuga ibyo Yesu yakoze, abwira abantu ko asengera abantu, ko yananirwaga kwishyura inzu 6,000. Uwo ni waje kuri televiziyo akabivuga, abandi batafite naho babivugira, batafite ni kuko ujya we yagize n'amahirwe abona niyo cano yo kujyaho, hanyuma atanga ubuhamya. Ntabwo arimo kwivuga, arimo gusaba, kuko hari Imana yakoresheje mukoresha. Arambwira ngo Imana yampaye visa, nagiye i Burayi, i Kigali hari inzu yanjye irimo byose, genda uyigemo kugeza igihe uzubakira yawe. Harimo amazi, harimo amakaro, harimo buri kimwe cyose. Uyu ni umukozi w'Imana. Uyu nguyu ejo nusanga yazamuye etage i New York, uvuge ngo byagenze gute. Inzu yiwe yakabaye ikodeshwa 100,000 cyangwa 200, babishyira kuri konti ijoro n'amanywa, nta jana ryanga murindi. Ariko bavuze ngo nimba Imana impaye umugisha nkaba ngiye i Burayi nawe, kandi ntabwo ari situwasiyo yabayemo, ariko yumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi wa none wa muntu wari hejuru kuri wa musozi ajya kuvoma amazi mu gihe, haleluya, arimo araramya Imana avuga ngo nanjye mfite amazi mu nzu, mfite toilette mu nzu, nanjye mfite urugi rwa metalike, mfite inzugi za ribuyo, kandi simpangayitse ngo kwezi ni gushira ndishyura iki. Rero nimba wumva ufite gahunda yo kuzubaka, yo kuzatuza abakozi b'Imana bakomeye mu mazu atandukanye, umva ufite gukora ibintu by'ibitangazo mu mutwe wawe, nimba ufite kora nk'uko Imana yakoze, banza utange duke ufite, shakisha nkongo wishyura 6,000 uyamwishyurire, aryama asinzira ubimigisha gusabira. Ariko igihe cyose ukivuga ngo ntacyo mfite, arinda upfa ntacyo mfite, kubera ko iyo ntacyo ufite niyo mbuto uri mu uyu munsi. Uko uvuga ngo ntacyo mfite, urimo urasohora umwuka w'ubukene hejuru y'ubuzima bwawe, hejuru y'ikirere cyawe, mu nzira zawe. Hanyuma warangiza ukarya n'imbuto zari kuzatuma ugira icyo ugera mu gihe kizaza. Hariho umukire umwe yanditse igitabo cyitwa Rich Daddy Poor Daddy, avugamo ibyo aba Rich Daddy babwira abana babo n'aba Poor Daddy, umubyeyi w'umukire n'umubyeyi w'umukene. Angije avuga ngo ikintu kimwe gituma abantu bakomeza gukena ni ukudatanga. Ntabwo ari umukozi w'Imana.
ariko aravuga ngo ihame ry'abakene kandi ribagumisha mu bukene nuko avuga ngo bazatanga babonye, ngo ariko ihame ry'abakire rituma barushaho gukomeza gukira babatanga mbere y'uko babona. avuga ngo niba ushaka gukira iga gutanga. Ntabwo ari umupasiteri, ni umutunzi, ni umukire mu buryo bufatika. Muzakurikirana ba Bill Gates, nta mana bazi, nta n'urusengero bajyamo, ariko amasosiyasiyo bafite ku isi afasha atanga ntagira uko angana. Rimwe Bill Gates yarahagurutse afite 1/2 cy'imitungo yiwe aragitanga mu masosiyasiyo afasha abakene ku isi. Mwirirwa cyangwa se amwe namwe birirwa mutukano muri Illuminati n'ibiki, ibyo ngibyo sibyo nitayo, ndimo kuvuga ku ihame ryo gutanga. Nimba no muri Illuminati yasobanukiwe neza ko mu gutanga harimo umugisha, yafashe 1/2 cy'ubutunzi bwiwe aragitanga, aracyari mu miliyarderi. Utarasobanukirwa ihame ryo kuba ubukire umugisha bifatika uri kure yawe, uzasenga, uzuzura umwuka wera, uzavuga mu ndimi, uzasengera abarwayi bakire, uzasengera abantu werekwe, uhanure, uvuge ibizaba, ariko ugume uri inyuma ugume uri kure y'ubukire, uzakomeza ube mu bukene, uzakomeza ube mu bukene. Ihame ryo gutanga ni principe idakuka. Iri ngiri iyo urikoze waba ukikijwe waba uri umupagani, Imana iguha umugisha. Ibi ntibigombera ngo urasenga, ntibigombera ngo wiyirije. Iyo utanga Imana ikingura imiryango, iyo udatanga imiryango yafungwa. Gutanga ni ukubiba, gutanga ni urufunguzo rukingura imigisha mu buryo bufatika. Abakire benshi uzitegereze, uzakora ubushakashatsi, abakire benshi kuri iyi si bafite amasosiyasiyo bacishamo zabo, bacishamo amafaranga batangamo. Hariho umukire umwe, ariko twigeze kuba turimo tuganira n'umudamu wiwe, ndamubwira rero ni byiza yuko mutanga 10%. Arangije ambwira ngo umugabo wanjye principe yiwe cyangwa se amahame yiwe yumva yuko agomba gufasha abantu bakenya. Aragenda agasanga umwana ku muhanda ucuruza mitiyu, akamubaza urikora cyangwa ukorera rubanda? Akabwira ati nkorera rubanda. Ukoresha angahe, ukeneye angahe kugira ngo ushobore kuba kwitangiriza business? Ati mbonye nk'ibihumbi 200 nitangiriza business nkora mitiyu yiwanjye. Akamubwira ngo uzansange kuri office, akamureza mitiyu, akameza byombi 200, akamubwira genda ukore. Ntago ambwira ngo ndakugurije, uyambwira ndaguhaye genda ukore. Akagenda akaba umukozi umwe muri company yiwe, akambwira wogira aho kuba, oya ntanzu ugira, oya ukeneye amafaranga angahe ngo ubake inzu? Nkena amafaranga ya naye. Genda wubake, hanyuma uzajya wishyura gahoro gahoro ariko nta nyungu, kandi igihe uzaba utabishoboye sinzakata ku mushahara, upfa kuba uri muri company urimo gukora. Bakomeza batera imbere umunsi ku wundi kubera iki? Bahishuriwe ihame ryo gutanga. Hari uwo twigeze kuba tuvugana muri COVID, boss yakomeje kutwishyura tudakora, arangije aranaduhahira. Buri wese amuha umufuka w'umuceri, amavuta, amasukari n'amafaranga arenze ku ruhande, n'umushahara ntiwahagaze, kandi bicaye hafi umwaka wose badakora. Ayo mafaranga yavana hehe? Bizagenda gutazahomba, ariko ntabwo ahomba. Kubera iki? Yamaze gushirwa azi ihame ryo gutanga. Tugane ku musozo. Imigani 10:12.
Imigani 10:22. Umugisha Uwiteka atanga ubukire kandi nta muvumo yongeraho. Reka dukomeze Imigani 3 umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 10. Ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasanga imitobe. Haleluya. Ubahishe Uwiteka umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo imigisha yawe, haleluya, nibwo imigisha y'Uwiteka izaza mu buzima bwawe, nibwo imivure yawe izuzura, nibwo imivure yawe izuzuramo imitobe. Niba udashobora kubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe, nimba udatanga icyacumi, nimba udasapotinga, nimba udatanga, umugisha w'Imana uri kure ubuzima. Umugisha w'Imana uri kure ubuzima bwawe. Principe igomba kudukura mu bukene bwoko bw'Imana no gutanga. Nyemerera uhaguruka utange. Iri hame tangira urigerageze. Tangira ugerageze uhereye uyu munsi. Utange utitaye ku byo usigarana. Utange utitaye ku byo ufite. Wambika abantu utitaye ku myambaro iri muri garderobe yawe. Ugaburira abantu utitaye kuri stock iri mu gikoni cyawe. Uha abantu utitaye ku mafaranga ari kuri konte cyangwa se afite mu mufuka wawe. Ubwira Imana ngo Mana, ngiye kugerageza iri hame ryo gutanga. Mpinyuza ijambo, apana guhinyuza Mugwaneza, ariko kanga ntagara amagambo ya Mugwaneza Eric. Nibyo nabasomeye muri Bibiliya. Uvuge ngo ngiye guhinyuza Bibiliya, ngiye guhinyuza ijambo ry'Imana. Ndebe koko ko ari ukuri yuko umuntu utanga arushaho kunguka. Ndebe koko ko umuntu ubiba asarura. Ndebe koko ko umuntu unyanyagiza imbuto igihe kigera akazisarura. Ngiye kubikora, hanyuma ndebe. Ubikore, uzareba aho uzasigura urubyaro rwawe. Abo wakomotse bagusize mu bukene, ariko wowe abazagukomokaho uzabasiga mu bukire. Ni ihame ridakuka, bigerageze. Ni principe y'umugisha w'ibifatika. Sinkubwira ngo nutanga uzuzura umwuka wera, sinkubwira ngo nutanga uzavuga mu ndimi, sinkubwira ngo nutanga uzahanura cyangwa se uzatanga kubwiriza ubutumwa bwiza. Oya, iyo n'indi migisha mu buryo bw'umwuka tuzayivugaho igihe imigisha mu buryo bw'umwuka. Ariko uyu munsi ndimo ndakubwira imigisha bifatika. Nutanga amaboko yawe agafunguka, imigisha izatangira kuza mu buzima bwawe. Uzitwa uhiriwe. Uzagira imigisha mu bifatika, uzagira imigisha mu bigega, uza mu miliyarderi, uza mu miliyoneri, kuko watangiye kuba amamiliyoni. Kuko Imana yashatse abari mu isi, yatanze umwana wayo. Niba ushaka amazu, tangira abantu benshi mu mazu. Niba ushaka kwiga, tangira ushaka abantu wigisha. Niba ushaka haleluya, niba ushaka kujya ugahaga, shaka abantu ugaburira. Niba ushaka amamodoka, shaka abantu wishyura amatike. Niba ushaka amadege, nawe gira butegera amatike y'indege. Icyo ushaka urakiba, hanyuma ukazagisarura. Ndakubwiza ukuri, niyo utabona mu minsi ya vuba, mu minsi ya kera bizaza. Niyo utabibona kano kanya, urubyaro rwawe ruzabisarura, kuko ni ihame. Ibi nutabikora, nushaka uzarare ku misozi, nushaka uziriza iminsi 70, wongereho indi 70, wongere 120, uzamuke imisozi, urare mu buvumo, urare munsi y'amazi, urare ku karago. Ndakubwiza ukuri, uri kure y'umugisha bifatika. Niko kuri. Niba umpinyuza, uzareba abakozi b'Imana muzi umwuka wera, bahanura, bavuga mu ndimi, ibirato byatobotse, imyenda yacikiyeho,
amakora y'amashati bayaca bakahindukiza bakayarebesha inyuma, buzuye umwuka wera, bavuga mu ndimi abademoni barabatinya, ariko bari kure y'umugisha. Kubera iki? Bafite principe zo mu buryo bw'umwuka, z'imigisha mu buryo bw'umwuka, ariko principe z'imigisha bifatika ntazo bafite. Iri ni ihame rya mbere mbigishije uyu munsi. Nzabigisha ihame rya kabiri, kuko ibi nabyo kubikora byonyine nibyo hari icyo bikora, ariko kugira ngo ugereyo, kugira ngo wishireyo, hari irindi hame. Rero waba uri umukozi w'Imana, waba uri umupagani, waba uri umukristo, waba usenga, waba udasenga, iri hame nurifata ukarishyira mu buzima bwawe rizakingura imiryango myinshi. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana, dusabire umugisha bose bitanga, abo bose batanga icya 10, abo bose batanga amaturo, abo bose bashyigikira ubwami bw'Imana, abo bose bakorera Imana ijoro n'amanywa. Imana ibaho umugisha. Abadukurikira ahangaha kuri AIM 12 TV, hari nimero zirimo zica munsi aho ngaho, mwe murazireba kuri screen zanyu. Mutange icya 10, mutange amaturo, mushyigikire umurimo w'Imana, mushyigikire iyi televiziyo, mushyigikire ubwami bw'Imana. Imana izabaha umugisha. Abadukurikiranye ku mbuga, mutange, musapotinge, mushyigikire ubwami bw'Imana. Imana izabaha umugisha. Ntimugarukire mu bakunda Imana gusa, mukomeze, kuko biravuze ngo nyanyagiza. Ntugarukire kuri Mugwaneza Eric gusa, komeza. Ntugarukire ku muturanyi wawe gusa, komeza. Ntugarukire ko musengana gusa, nyanyagiza. Ntabwo uzirizera n'irizarumba. Tanga uko ubishoboye, tanga ibyo ufite uko ushoboye. Imana izaguha umugisha. Reka mbasengere, reka mbasabire umugisha w'Imana. Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibazamure, Imana ibahere umugisha imbuto zose mwabibye mu bwami bw'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, mu izina rihambaye, ijambo ryawe rivuga ngo hari umuntu utanga akarushaho kunguka, hari uwimana akarushaho gukena. Uyu munsi umwuka w'ubukene wari hejuru y'abakunzi Imana n'abandi bose bakurikiranye ijambo ryawe, wazanywe no kudatanga, wazanywe n'ubugugu, wazanywe no kwimana. Uyu mwuka mwuku hejuru y'ubuzima bwabo, ubu bukene ndabusenye mu izina rya Yesu Kristo. Abibaga icya 10, abibaga amaturo, abataramburaga ibiganza byabo bakavumwa umuvumo w'ubukene, bakarushaho gukena, uyu munsi uyu mwuka ubaveho mu izina rya Yesu. Baha amahirwe ya kabiri kugira ngo batangire babibe, ejo bazasarure. Ndasengera abantu bose bamwe imbuto mu bw'Imana. Ndasengera abantu bose batanga icya 10 mu bakunda Imana. Ndasengera abantu bose batanga amaturo mu bwami bw'Imana. Ndasengera abantu bose bafite umutima wo gufasha. Ndasengera abantu bose basura abarwayi, basura imfungwa, bambika abantu, bishyura abantu amazu, baha abantu amamodoka, baha abantu aho kuba, baha abantu ibyo kurya, baha abantu aho kuryama. Abo bose Mwami ndabasengera umusoro n'imbuto zabo kugira ngo zivomererwe, zimere kandi zunguke. Umuntu wese wibye muri uyu murimo, umuntu wese wibye kubw'ubwami bw'Imana, ndamusengera mu izina rya Yesu. Manuye amavuta y'Imana ku buzima bwe, manuye imbaraga z'Imana ku buzima bwe, manuye kubaho kw'Imana ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka umugisha wawe, reka imbaraga zawe, reka ububasha bwawe bibe hejuru y'abana bawe. Ndabasengeye mu mbaraga n'ubushobozi, ndabasengeye mu kiganza cyawe no mu kwera kwawe, ndabasengeye mu mugisha wawe Mwana. Mbasabiye umugisha bifatika. Benshi muri buno buzima baragukorera, barara amajoro, bariyiriza, babwiriza ubutumwa bwiza, bakora ibishoboka byose, ariko bari kure y'umugisha bifatika. Baguma kubaho mu bukene, baguma kubaho mu nzu mbi, baguma kubaho bambaye nabi, barya nabi, babaho nabi, kuko igihe cyo gusarura kwabo kitaragera, cyangwa se batasobanukiwe ihame ryo kubiba. Ndabasengeye kugira ngo uyu mugoroba ubasobanurire ihame ryo kubiba, ubahe umugisha mu kubiba, ubigishe kubiba kugira ngo bazasarure. Kandi aba nabo babibye bagitegereje, ubahe imbaraga zo kwihangana, kandi mwamuhe umugisha imirimo babibyemo kugira ngo basarure. Ijambo ryawe rivuga ngo umuntu asohora imbuto arira, ajya
kubiba arira ariko ajya gusarura afite ibitwenge, afite umunezero. Hari abantu barimo b'imbuto muri kino gihe barira, hari abantu barimo b'imbuto bafite agahinda, hari abantu barimo b'imbuto bafite amarira, hari abantu barimo b'imbuto bafite umubabaro muri bo. Ndabasengeye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kugira ngo bahe gukomera mu bihe byabo byo kubabarira, kandi bageze mwana ku munsi wo gusarura. Imbuto abana bawe babibye mwana, ziha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha imbuto babiba mwami ijoro n'amanywa, umugisha imbuto batanga uko bukeye n'uko bwije, umugisha imbuto babiba mwana, umugisha bambika abantu, umugisha bagaburira abantu, umugisha babesha abantu mu mazu mwami, umugisha bishyura abantu amashuri. Ibuka imbuto ubwoko bwawe bwabibye mu bihe bya kera, ubahe gusarura, ukura umuvumo w'ubukene hejuru y'ubwoko bwawe, ukura umuvumo w'ubutindi hejuru y'ubwoko bwawe, ukura umuvumo wo gusabiriza hejuru y'ubwoko bwawe. Wibuke imbuto z'abana bawe, ubaha umugisha kubw'ikiganza cyawe. Urakoze mwami, urakoze kumva gusenga. Izina ryawe rishimwe n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha.